umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Nguhaye ikaze ufunguye iyi video ugiye kugaruka ku masomo 10 abantu bigaruka bageze mu myaka y'izabukuru. Hari imvugo ivuga ko mu gihe cyose tukiriho dukomeza kwiga. Ubuzima bwabwo ni isomo rikomeye kandi ryigwa binyuze mu bihe bikomeye. Uko ibihe biha ibindi, niko twiga amasomo akomeye y'ubuzima duha ubunararibonye, aribwo buduha uburyo bwiza bwo kubaho. Ubusanzwe bitwara imyaka kugira ngo byibura umuntu agire akantu kamwigisha ubwenge amenye. Ariko noneho tekereza iyo tuba twashoboraga kwigira ku biba ku bandi. Bibaye ari uko bigenda, byaturinda ibibazo bimwe na bimwe duhura nabyo, bigatuma tubyirinda bitabaye ngombwa ko ubuzima bubanza kudukakaza kugira ngo tugire isomo tubutoramo. Niyo mpamvu ari byiza kandi ari by'ingenzi kwitegereza kandi tukiga turebeye ku buzima bw'abandi, bwaba ari ubw'abantu basanzwe n'ubw'abagize icyo bageraho. Muri iyi video tugiye kugaruka ku masomo y'ingenzi cyane, ariko abantu benshi biga batinze mu buzima. Kumenya ayo masomo bizakurinda ingorane nyinshi kandi bituma urugendo rwawe rw'ubuzima rukorohera. Ubwo rero ndagusaba kureba iyi video kugeza irangiye, kuko ayo masomo yumvise yose byagufasha kurushaho. Hari agasozi kari gatuwe n'umusaza w'umuhanga. Yarazwe ahantu hose, haba muri ako gace ndetse no mu nce za kure, kubera ubuhanga yari afite. Abantu bavaga mu bice bitandukanye by'hirya no hino ku isi baje guhura nawe ngo abafashe mu bibazo bahuraga nabyo mu buzima. Umunsi umwe ubwo itsinda ry'abantu bari baturutse imihanda yose bari bamuteze amatwi, bamwe muri bo baramubajije bati, nyakubahwa, tubabarire utubwire, ni gute wabaye umunyabwenge, kandi se twakora iki kugira ngo tugire ubwenge nk'ubwawe? Umusaza yamwenyuye buhoro, ubundi arabasubiza ati, nshuti zanjye, twese twigira ku byo twahuye nabyo muri ubu buzima. Ubuzima ubwabwo n'umwarimu wawe ukomeye, kandi ntibuzigera burekera kukwigisha ibintu bishya. Nyamara iyo ugiye kubiba ku bandi, wunguka ubwenge vuba kurusha wa wundi ubanza guca mu bihe bikomeye kugira ngo yige. Nuko akomeza ababwira ati, hari amasomo byagaragaye ko abantu benshi biga batinze, kuko abenshi bayamenya ari uko bageze mu myaka y'izabukuru. Ariko bibaye ibishoboka ko aya masomo yiga kare mu buzima bwawe, byatuma uba umunyabwenge ukiri muto, bitagombeye kugera mu myaka y'ubusaza nk'abandi bantu basanzwe. Nuko atangira kubabwira ayo masomo. Isomo rya mbere ni ukujya wumva kurusha uko uvuga. Gutega amatwi ni ikintu gikomeye mu kwiga. Iyo tuvuga tuba dutanga ubumenyi buturimo, ariko iyo twumva tuba turimo kumenya ibintu bishya. Mu gihe duhisemo kumva kurusha uko tuvuga, dushobora kwigira byinshi ku bantu badukikije. Abantu benshi bakunda ababatega amatwi kuruta ba bandi batanga inama ariko bameze nk'abatanga amabwiriza cyangwa amategeko. Kumva cyane bituma no mu gihe ugezweho ngo uvuge utegwa amatwi neza. Ubwo rero tangira witoze gutega amatwi kurusha uko uvuga. Isomo rya kabiri ni ukwizigama naho waba ukorera amafaranga make. Sinitaye ku ngano nto yayo winjiza, ariko guteza imbere umuco wo kwizigama bikurinda ibibazo by'amafaranga bya hato na hato. Kugerageza kuzigama byubaka ubushobozi runaka, ku buryo mu gihe uhuye n'ibibazo byihutirwa cyangwa ugakenera gukoresha amafaranga bitunguranye, utagorwa cyane. Iyi ndangagaciro yo kuzigama ntikurinda ibibazo by'amafaranga gusa, ahubwo igutoza kugira ikinyabupfura mu gukoresha amafaranga. Isomo rya gatatu ni ukumenya ikigomba kuza imbere hagati y'ubuzima bwawe n'amafaranga. Gushyira ubuzima bwawe imbere ni iby'agaciro cyane kuruta kuba utanahumeka ngo urashaka amafaranga. Gukora ubutaruhuka bishobora kugutera ibibazo bikomeye by'ubuzima, bishobora kukubuza no kubaho neza mu yo wakoreye, hanyuma n'akazi kawe kakaba kakunanira. Wibuke ko nta kiguzi cy'amafaranga wabona ngo ugure ubuzima bwiza. Ubwo rero fata akanya uruhuke, urye neza kandi ukore na siporo. Gutuma ubuzima bwawe buhora bumeze neza bigufasha gukora akazi kawe neza, kandi n'umushahara ubonye ukawunezerwamo uko bikwiriye. Igihe cyose ujye wibuka ko umutungo uruta indi yose ari ubuzima. Isomo rya kane ni ukudatanga amasezerano mu gihe wishimye cyane. Rimwe na rimwe iyo twishimye twumva twuzuye ubuntu bwinshi, bigatuma dutanga amasezerano tutazabasha kuzuza. Gusa nyuma y'ibyo byishimo nibwo usubiza ubwenge ku gihe, ukamenya ko amasezerano watanze utazayasohoza. Iyo wishimye cyane ntabwo ubona ibintu uko biri mu kuri kwabyo.
Iyo abantu bakubonye batyo kandi baragukoresha bigatuma utanga amasezerano abashyira mu nyungu zabo bwite. Ubwo rero icyiza ni uko ubanza gutuzaho gato kugeza aho wumva uri mu mimerere y'umuntu usanzwe. Isomo rya 5 ni ukwiyemeza guhangana n'ibibazo biri mu rugero cyangwa se gufata imyanzuro ikomeye, ibyo abazi icyongereza bita gufata risk ziri mu rugero. Kwiyemeza guhangana n'ibibazo bishoboka biri mu rugero bisobanuye gutekereza neza witonze kuri buri kantu mbere yo gufata umwanzuro ukomeye. Ibyo bigufasha kwiga ibintu bishya kandi ukamenya ibikurikira nyuma y'ibyo ukoze. Nubikora bizagufungurira indi miryango y'amahirwe ashobora kukugeza ku ntsinzi ngari cyane. Abantu benshi mu bagize icyo bageraho babikesheje kwiyemeza guhangana n'ibibazo runaka, gufata imyanzuro ikomeye cyangwa gufata risk mu buzima bwabo, wenda nko guhindura akazi cyangwa gushora amafaranga mu kintu gishya. Nibyo byatumye baba bo bari uyu munsi. Nawe ubikoze warushaho gutera intambwe ugana imbere. Isomo rya 6 ni ugutekereza impinduka igihe cyose. Impinduka ni kimwe mu bice bigize ubuzima bwacu, aho nta kintu gihora kimeze kimwe iteka. Niba uri guhura n'ibihe bigoye, wumve ko ejo bizaba byahindutse. Ni iby'akamaro kudacika intege naho waba ubona utorohewe. Nk'uko ijoro ricyakaza amanywa, ni nako ibihe bibi urimo bizahinduka byiza. Nyuma y'igihe nureba hahise hawe, uzanyurwa n'uwo uzaba uri we kandi bigutera ishema. Kubw'ibyo umva ko nyuma y'umwijima habaho umucyo uko byagenda kose. Isomo rya 7 ni uko utazashimisha abantu bose. Ukuri ugomba kwakira mu buzima ni uko utashimisha abantu bose. Buri muntu agira uko abona ibintu, ibyo yifuza n'ibyo yishimira bitandukanye n'iby'abandi. Ubwo rero bivuze ko icyashimisha umuntu umwe bishoboka ko kitashimisha undi. Aho gukoresha imbaraga zawe zose ngo ugerageze gushimisha abantu bose, shyira imbaraga zawe mu kugaragaza uwo uri we wa nyawe, kuko nyuma uzabona ko kuba uwo uri we bituma wumva unyuzwe kurusha uko wagerageza guhaza ibyifuzo bya buri muntu muhuye. Isomo rya 8 ni ukumenya ko ubuzima budahoramo amahirwe gusa. Rimwe na rimwe ubuzima ntibwita ku mbaraga twashyize mu byo dukora, bityo ibintu ntibigende uko twabipanze. Uzabona abantu benshi bagera ku ntsinzi nyamara batakoze cyane, mu gihe wowe ugoka ariko ntugire icyo ugeraho. Ubwo rero ntugacike intege ku bw'ibyo. Isomo rya 9 ni uko ibyishimo bituruka muri wowe ubwawe. Isomo ry'ingenzi ni uko ibyishimo biba muri wowe imbere, bidaturuka ku mitungo wagezeho cyangwa ibindi bintu by'agaciro watekereza. Ibi bisobanuye ko ukwiriye kwishimira ibyo ufite n'ukuri, aho kwirirwa biruka imisozi y'isi ngo ugamije ibyishimo. Isomo rya 10 ari naryo rya nyuma ni uko kureka ibyagombaga kugenda bikagenda bikugeza ku iterambere. Kwibabarira amakosa wakoze ahahise ubundi ukirinda kuzasubira ukundi, byubaka iterambere muri wowe. Kubyumva uko bikurinda imyumvire mibi ishobora kubangamira iterambere ryawe. Iyo uretse ibyagombaga kugenda bikagenda, nibwo amayira mashya y'amahirwe afunguka, kandi biguha ubumenyi bw'ingenzi nko kunyurwa n'uwo uri we no kwiyumvamo imbaraga. Uwo musaza amaze kuvuga ibyo, yaracecetse gato, yitegereza abari bamuteze amatwi arababwira ati, ayo niyo masomo 10 nababwiraga, kandi bitwara imyaka myinshi kugira ngo uzayamenye. Nyamara ayo masomo yakurikije yose uko angana, byaguha ubwenge nk'ubwo twatangiye mwifuza. Ndagushimiye nawe wumvise inkuru ukayirangiza. Kuba tugeranye ku musozo wayo ni uko wifuza gutera imbere kandi ukabaho mu buzima burangwa n'ibyishimo.